Mwaramutse neza, turagarutse n'ikiganiro cyiza cyane kivuga ku Mana. Turibaza tuti ese koko mu ijuru hari Imana? Kugira ngo tubasubize, tubanze tubibutse za ndirimbo zijya ziba mu byumba by'amasengesho niba bikibaho mu Rwanda, ariko muri Afurika akenshi bibaho cyane. Ahantu baza bagakikiza umuhanuzi cyangwa itsinda ry'abahanuzi, bose baje gukurikirana ngo aho ibyabo bigeze basubizwa n'Imana. Hari aho rero hari indirimbo bajya baririmba ngo Mana yo mu ijuru, Mana yo mu ijuru, ntuzabura ukugenza umuntu wakumenye. Urumva, bagahita bakurikizaho, haba harimo abasore ngo ntuzabura ukugenza umusore wakumenye, haba harimo inkumi ntuzabura ukugenza inkumi yakumenye, haba harimo abashumba ntuzabura ukugenza abashumba bakumenye. Ariko byanze bikunze wumve ko iyo ndirimbo iba ijyanye no gukomeza bakarishya bongeramo utuvuta muri rya tara ry'icyizere. Urumva, kuko idini ahanini cyane cyane ubukristo, isilamu na kiyahudi byubakiye ku bwoba bwo gutinya gehenomu na satani no kugira icyizere cyo guhembwa n'Imana cyangwa kugirirwa neza n'Imana. Ariko iyo ndirimbo yavuga ngo Mana yo mu ijuru, ntabwo uzabura ukugenza umuntu wakumenye. Noneho abantu benshi, harimo abantu bagiye bakomerekera mu madini, bakavuga ati rino dini ndivuyemo ngiye muri ririya, cyangwa bamwe bakavuga bati ntabwo nzongera kujya mu madini, nzajya nsengera mu rugo, nabwo Imana izajya inyumva. Hagati aho ariko icyo dushaka kuvuga ni uko ariya masengesho yose amenshi arumvwa muri rusange, arasubizwa. Ariko nubwo asubizwa, ntagasubizwa n'Imana iri mu ijuru. Nk'uko twe tugira amatwi tukumva, n'ibintu byose tubaho, n'ibibi byose bigira amatwi, birumva, bigenda bikaputa inaji dukoresheje. Niba ufite inaji iri pozitifu yo kubona amafaranga, yo kubona akazi, yo gutera imbere, iyo inaji ukayikoresha no mu masengesho yawe, ni sawa. Ariko igihe iyo inaji itameze neza, ibyo wenda twazabyiga tugendeye kuri wa mwanditsi wababereye mushya ariko usanzwe uzi mu bihugu byateye imbere, Dr. Joe Dispenza, uvuga ku bijyanye na energy na quantum field. Okay, turareba tuti rero uwo twahereyeho tubabwira Spinoza, koko wa mwanditsi w'umuyahudi, ese abona koko ko mu ijuru hari Imana iba irimo kudutekerezaho, igenda ireba muri dosiye y'umuntu, ati uyu munsi ndohereza ibisubizo bya kanaka, uyu munsi ndohereza ibigeragezo bya nyirakanaka? Ntabwo ariko biba bimeze. Hari icyo ahubwo yavuze ku Mana muri kino gitabo cyitwa Ethics, yerekanye Imana icyo ari cyo. Hari nk'ibintu bibiri ndi buvugeho, ndatanga kuri definition. Yavuze ko Imana ari causa sui, cause de soi, causa sui mu kilatini, kuko igitabo cye yacyanditse mu 1600 n'ibindi, kandi icyo gihe abentellectuel bose bakoreshaga ikilatini. Ibintu byubashye muri science, mu bintu byose bakoreshaga ikilatini. Igitabo cye yacyanditse nawe mu kilatini. Causa sui bivuga ngo cause of itself. Urumva, ikibera impamvu, Imana yibera impamvu. Icyo yavuze, yerekanye ko Imana iriho kandi Imana yibera impamvu. Iyo ufashe nk'umuntu ntabwo wamwita causa sui kuko aba yarabyawe n'ababyeyi be, ariko Imana yo ni causa sui, itaraturutse ahantu, bita byoroha, causa sui. Iyo ni muri definition. Noneho twumve causa sui icyo asobanura. By cause of itself, I understand that whose essence involves existence, or that whose nature cannot be conceived unless existing. Urumva, nk'ubu umuntu avuze ngo tekereza inka y'amaguru 100 n'imirizi 9, kandi iyo nka iba ari ubururu, amahembe aba ari icyatsi. Ibyo bintu ushobora kubitekerezaho mu mutwe, ariko ntabwo bibaho muri reality. Urumva, ntabwo bibaho muri reality. Ariko ku Mana ho arimo kukubwira kuri causa sui. Urumva, ku nka, impamvu ku nka, iyo nka utabona inka y'amaguru 1000, urumva
amahembe 9 ikaba ari ubururu, amahembe ari icyatsi. Ibyo ngibyo kuba utagenda ubibone nuko inka atari kabuza suwi izakenera ikibyara kihe ibyo bintu, kandi icyo kintu muri naca nta gihari. Ntabwo yabona ababyeyi bayiraga ibyo bintu. Urumva inka ntabwo ari kabuza suwi, ariko Imana Spinoza aravuga ati Imana yo ni kabuza suwi. Ni kabuza suwi, ngo uburyo uyikonseivinga bwerekana ko ari nako iriho. Turikomereza, ntabwo byose twabisoma. Noneho tugiye mu kindi gice, hari akana kubwira kugira tuze kumva neza Imana ngo everything which is either in itself or in another. Ikintu cyose kibaho kiba mu kintu, sibyo? Ikintu cyose kibaho kiba mu kintu cyangwa kikaba muri cyo ubwacyo. Hano nituhagera tuza twumva neza Imana. Ikintu cyose kibaho kiba mu kintu cyangwa kikaba muri cyo ubwacyo. Hano hari agakaramu nafashe, iyi karamu kugira ngo yandike ifite umuti w'ikaramu. Buri kintu cyose kibaho kiba muri cyo cyangwa kikaba mu kindi kintu. Umuti w'ikaramu uri muri iyi karamu, ariko iyi karamu nayo nyishyize muri iki gitabo. Urumva umuti w'ikaramu uri mu ikaramu, ikaramu iri mu gitabo. Igitabo ningena nkagishyira mu nzu, inzu nayo iri mu kibanza cyanjye. Ikibanza cyanjye nacyo kiri muri nyumba kumi yanjye. Nyumba kumi iri mu mudugudu, umudugudu uri mu kagari, akagari kari mu murenge, bikagenda bizamuka. Muri make ikintu cyose kibaho kiba mu kintu cyangwa kikaba muri cyo ubwacyo. Spinoza rero yerekana ko Imana ari infinite, Imana iri kabuza suwi cause de lui-même, kandi itari mu kintu, kandi itari mu kintu. Hano nta muntu utabyumva, yerekanye ko Imana itari mu kintu. Ubwo niba Imana itari mu kintu, iyo uvuze ngo Mana yo mu ijoro ntuzabura uko ungenza, uba urimo kwihenda. Uba urimo kwihenda. Muri make tutagiye kure, twemeranyije na Spinoza ko Imana ibumbye byose, Imana idakeneye ahantu ho kuba, Imana ni infinite, nta kintu kiri hanze yayo. Niba warakomerekeye mu madini ntuzavuge ngo uzarivemo ujye mu rindi ngo ni sawa, cyangwa ngo usengere iwawe, byose bukiri muri wa mutego. Buri gihe uko wibwira ko Imana izakumva iri mu ijuru, ahubwo Imana ni wowe, Imana nicyo kigukikije. Simvuze ngo nacyo ugisenge cyangwa wisenge, ahubwo uri igice cy'Imana, na kiriya ni igice cy'Imana, na mugenzi wawe ni igice cy'Imana. Cyokoze twe turi abantu bamenyerejwe kumva yuko abatugiriye neza, abadukunda, tuzajya tubita Imana y'u Rwanda. Abatwifuriza ibibi bitewe no gucanganyikirwa kwabo cyangwa ubujiji bwabo, bakatwifuriza ibibi, duhita tuvuga ati bariya ni amashitani, ni intumwa za Satani, ni ba sekibi. Ariko muri make inyigisho twigisha ya Spinoza ikwereka yuko ibintu byose biriho bihuriye ku isoko imwe, ariyo Mana. Ntabwo habaho isoko ebyiri, isoko y'umucyo n'iy'umwijima. Habaho ikintu kimwe, ni Imana ikigaragariza mu bantu, mu bintu, mu buryo butandukanye. Kandi Imana ni self contained, ntabwo ikeneye container. Muri iyi axiom twavuze ngo ikintu cyose kibaho kiba mu kintu cyangwa kikaba muri cyo ubwacyo. Imana iba muri yo ubwayo. Nuyishakira mu ijuru uzaba watannye. Murakoze, mugire ibihe byiza. Ku mbuga nkoranyambaga dukoresha amazina ya Professor No One. Twagize umwanya wo kubisobanura. Murakoze.